ndifuza ko ikintu cyawe aho cyagiye kibwiriza kikagaruka mu mwanya wacu aho cyahoze ku itegeko ry'umwami Imana nyiribihe kigasubira mu mwanya wacyo aho cyahoze. Nimba waravuye mu rugo rwawe nta mpamvu, itegeko nirikugarura usubire ivuru ryame cyangwa kurwuririra. Haleluya. Ikintu gisubire mu mwanya wacyo aho cyahoze. Urugo warwinjiyemo wambaye agatimba baratwikurura bararimba ngo wambaye ibyera baraje banyogosenge baraguhana. Satani aje n'aba bantu twasomye b'abanyamatiku biratatana urugo rwawe rurasambuka. Ariko mwatuyeho ijambo nk'umuhanuzi kazi nusubire mu mwanya wawe, ikintu gisubire mu mwanya wacyo, usubire mu rugo rwawe mu izina rya Yesu. Umva abarwanyi ibyawe Imana ifite urutonde rwabo, baba mu mujyi baba mu cyaro, baba bakomeye baba boroheje, baba bakuze baba barebare, mwaba muturanye cyangwa mwayiganye, urwo rutonde rwabo Imana irarufite. Umwami avuga mu izina kiyaca ku ruhande ati nawe tetanaye wowe ndakuzi nzi ubugambo nyoherereza kuri SMS. Rero nk'uko bisanzwe muri iyi minsi y'ibyumweru bibiri twahisemo vuga ngo amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi amateka nayo agashyiraho imbago ako mwimbere abizi ko harimo ibibembe by'amateka n'amateka arakanyago uri indege mukurira mufite amateka yo kubumba amategura mbumbira umudugudu tutuye amatekura yazira kandi nta kintu utakoze kugira ngo atakuba itanura bagandi umukire darakubita imitwayo mateka asekuraga mwayo mateka amafuta akandagira amateka nshaka kumva amateka n'ibintu umuntu yamenyeye ndafashijwe we amavuta kandagira amateka afite amavuta bamukoraho bakanyerera ibintu byose biranyerera amavuta kandagira amateka yo kwasonanyo kubera ko amavuta y'Imana kuriho yakandagiye amateka. Yesu baga abantu bafata miliyoni nkumva n'intuza burya niho namenye ko amavuta kandagiraga amateka. cyane. Imana iguhe umugisha umukozi w'Imana. Uvuze ijambo ryiza cyane kandi nangira namari nene yanezera ngo ibintu bisubire mu mwanya wabyo. Hari ibintu undi tari mu mwanya wabyo. Ubundi muri makeya iyo ugiye gusoma kino gitabo cya Ezira, benshi bamwita umutambyi, abandi umuhanuzi, abandi uko bashaka. Ubundi tuhera muri Yesaya 45 umurongo wa mbere aho Imana yavuze ngo kuro niwe mfashe ukuboko nkakenyuruza amahanga abami nkagukenyeza. Yavugaga kuru muvuga mu izina kandi burya haburaga imyaka 200. Baziko Imana ivuga umuntu mu izina buri myaka 200. Maze rero kumuvuga witwa kuro rero niwe waje kuba umwami wimye ubwo yari amaze kwima ku ngoma. Ariko nibango twihuse cyane Imana imuvugaho. Ndashimira Imana burya nta kintu na kimwe cyakuba Imana itarakivuze. Nubwo abantu barenzaho kibakare ko iba yarakuvuzeho. Imana ivuga kuri kuro hashira imyaka 200 yose. Hanyuma rege kiza kuba ko uwitwa Nebukadineza umwami wa Babuloni araza kunyaga Abisiraheli abatwara ibyo mu nzu y'Imana. Cyane ko buriya iyo ugiye mu mateka ni ibintu birebeye mu bitabo by'amateka ugenda ubisobanukirwa uzasanga buri gihe uko bacumuraga Imana yabatezaga amahanga. Kandi n'Abafilisitiya n'abandi bose Abafilisitiya bari ko no abandi n'Abakarudaya batwomohaga muri Iraq y'uyu munsi. Y'uyu munsi wa none. Hanyuma ngo Nebukadineza arazanyaga ibyo mu nzu y'Imana y'Isalomo arahasenya abanyaga ibintu bikomeye ntabwo nzivuze kubivuga ariko hari ibintu bitabanyaze buriya. Yabanje ngo yanyaze ibintu byinshi ntabwo tubisobanura hano ayo ngo batwaye ibintu by'imbaraga batwara ibyayoraga ivu mbega byo kuruhimbi batwara ibintu byose batwara n'ibikwasi byahuzaga imyenda y'imbere. Ngo ariko ageze mu rusengero hari inkingi ebyiri Salomo yari yarubatse, iyitwa Bowazi n'iyitwa Yakini. Yakini isobanura ngo Imana izabikomeza, Bowazi hari imbaraga. Izo rongo yarazimenaguye. Ubundi iyo umuntu agiye gupfa mu buryo bwo kwizera Satani agukuramo inkingi yuko Imana itazabikora ati ndasenga nta kimaze. Hari umuntu ugeze kumva kuri radio ngo turasenga ariko ntiyumve ngo niba ningira gisubiza. Ariko hano ko umuntu adafite ibyiringiro, iyo umuntu aragiye gupfa ibanze kamukuramo ko hari imbaraga kanamukuramo ibyiringiro.
hanyuma rero Nebukadineza amaze kunyaga ariko ibintu byo mu nzu y'Imana arabijyana ariko hari ikintu atigeze akora burya we ntiyigeze akora amakosa yo kubikoresha ibintu by'Imana buriya na Sedekiya umwami yambaraga imyenda y'ubwami niwe wenyine wari ufungiye i Babuloni waryaga kandi acyambaye n'umwambaro w'ubwami yarabubahaga noneho ko banavuga ngo nzabateza igisiga cy'amerwe noneho birangiye ngo amaze gutanga hima umuhungu witwa Berushaza maze yimye asaga agasuzuguro dore kubyina mu ntabire atahinze ayinyuramo ko ashaka cyane bakanura akazi bo kubyina mu ntabire atahinze cyangwa yirukanamo uva gutwara imodoka utaguze cyangwa umuntu ubyina intsinzi atigeze arwana atazi uburyo busharire ni nk'uburyo ubucyo atazi ko bwahakuwe ayiwe data wa twese uhoraho ngo amaze guhaga ngo ararengwa Berushaza ngo yaka ibikombe by'Imana byo mu nzu y'Imana i Yerusalemu ise ntigeze abikoresha ngo ariko umuhungu we aratinyuka arabyaka ngo kugira ngo abinywereho akibona ngo ntibigeze banasomaho ngo imitumubwira ngo wapima usanga udashyitse ibi ntabwo mbisobanura cyane nibwo joro yahise apfa baramwica hima Abamedi barimo uwitwa Kuro uwitwa Kuro rero akimara kugera ku ngoma nk'uko Imana yari yavuze ngo niwe nimitse niwe uzanyubakira inzu yanjye i Yerusalemu akicara ku ngoma yandika urwandiko wadusomeye aravuga ati nciye iteka ikintu cyose kiri mu nzu y'Imana i Yerusalemu mwatwaye mugisubizeyo ikintu kijye mu mwanya wacyo urabyumva neza arangije avuga ati uwitwa Tetanayi ntabwo wahasomye yari umunyamatiku hakaba n'undi mugabo mugenzi we hakaba n'abitongo n'abafarisaki barahari avuga ati mwebwe Tetanayi hakurya y'uruzi n'abafarisaki bagenzi n'undi mugabo munini cyane ijambo nabasha gusobanura kerekana ya uwo nguwo aba ngo mubitarure kuko yaraza amatiku yaraza ukuntu babangamiye yaraza ukuntu yabarwaye bati mubitarure mubareke bakora inzu y'Imana bayubaka asifuye Bwana ibyara byandika ati mubareke ikintu gisubira mu mwanya wacyo ahahoze igikombe kihajye ahahoze itasi hajye ahahoze abatami ikintu cyose mu mwanya ikintu cyose mu mwanya wacyo urabyumva anabwira ati inka bazakoresha ibiti bazakoresha amaturo yose mwaka hakurya ya Yorodani y'umwami muzayabahe yego urabyumva kuko yavuze ngo niwe nimitse Kuro nkamufata ukuboko nkamuneshereza amahanga avuga ati mubareke ati kandi umunyu bazashaka utagira muzawubahe ntimuzabakomakome muzabareke kugira ngo basabire umwami n'abahungu be bazarame kuko bagira umwuka wo gukenyuka urumva arabyandika noneho baraza baza kubaka inzu y'Imana rero ngo baze kubaka ni byinshi twavuga Ezira twavuga Nehemiya twavuga abantu banuze bahagaye ni ibintu bihataho bihurane kuko tuno twihuta hanyuma rero biza kuba ngombwa ko umwami Kuro amaze gutanga himye Dariyo abantu bagandira inzu y'Imana niho twari tugeze ubundi buriya abantu baragandabuza kubaka neza burundu noneho Ezira rero aza kugenda kuko yahungutse nyuma y'abandi kuko abanje kuza ba Nehemiya n'abandi bakuza we yaje hafi mwaka wa 500 hafi aho ngaho mbere yaho gatoya noneho ngo ahageze asanga inzu y'Imana yarahagaze inkike zarahagaze ibintu ntibyagiye mu mwanya wabyo kubera babandi batetanaye n'ubundi barwanije kuko babonye Kuro apfuye baravuga ati reka tubuza Abisirayeli batongera kubaka uzi ko banatutse Nehemiya ngo we ngo yaje gutaburura amabuye yakura mu bishinga ngo babazwa nuko bari gutaburura amabuye bayakura mu bishinga burya hari Satani babazwa nuko uri kuvangura ibyiza ubikura mu bibi urumva ngo bafataga amabuye mazima bakayakura mu bishinga bakabijugunya ibyo bibaza basa n'Ibaratina batobi so n'abagabo bahanga batetanaye nabo bumvise ko umwami Kuro wategetse atakiriho ingoma yahindutse ikagenda ikajya kwitwa Dariyo bahagarika inzu y'Imana ngo itongera kubaka noneho biza kuba ngo atari kurwa mutubuza kubaka ariko hari urwandiko Kuro yaduhaye noneho iyo usomye kuri murongo wa mbere ngo bandikira umwami Dariyo ngo ba bantu bakomeje kugoma ndagira ngo murebe mu nzandiko z'ibwami yuko koko hari uwigeze ategeka yuko inzu y'Imana yubakwa Imana ishimwe burya hari abantu babaza amateka bakajugunya yo kure bagatayo kure bakatakaza ariko ngo bo kubera ko barafite amakuru ndashaka kuhagera ngo babwira ngo nimurebe mu nzandiko z'ibwami abantu bazi kwirengagiza ubundi se ubatse nta burenganzira
twabwiye ngo amaturo yo hakuno y'Yorodani ntazongere kujya i Babuloni twari kugira ngo inzu y'Imana ariko baragoma noneho bagomye rero ngombwa yuko barwanya ngo maze baravuga abantu barwanya abisirayeli ngo babwira umwami barandika ngo bagende barebe mu nzandiko z'ubwami niba koko baremerewe kubaka nyamara bano bantu berekanaga urwandiko bitwaje bati ni fake document ni rwo mwatiye n'urucukuri mbega bagashaka kopi y'umwami nyine yanditse yasigaye ariko abakoboyi bari bakoze ubugome bari bakoze ubugome uru rwandiko uze kureba hejuru umurongo wa mbere wasoma abantu batagira ngo wenda ni amadika gusa hasome nta kibazo byanditse biranditse mu mutwe wabibitse Dariyo ahamya itegeko ryari haleluya byumva Dariyo abandi bari barirwanije ko yari yarapfuye bumva hari Dariyo we ntabwo azemera ibyo Kuro yavuze ariko icy'Imana yavuze kizaca ku bami benshi kandi gisohora urumva araryemeza kuko barazi ko ari sinyata gihari ngo ni umwami Dariyo ategeka yuko bashaka mu nzu ibikwamo ibitabo by'ibyabaye ahabikwaga ibintu by'igiciro i Babuloni babona umuzingo w'igitabo ahitwa Akimeta mu rugo rw'ibwami mu gihugu cy'Ibumedi umuzingo wari urwibutso wanditswemo utya ngo mu mwaka wa mbere wo kujya ku ngoma y'umwami Kuro umwami Kuro ntiyamaze n'imyaka 2 yari akigeraho gusa aravuga ati umwaka wa mbere mu bintu nihutira inzu y'Imana yubakwe ikintu mu mwanya wayo ubundi y'umwuka aje ibintu bishyira mu mwanya umwami Kuro ategeka itegeko ry'inzu y'Imana y'Yerusalemu ngo yubakwe ariho hantu batambira ibitambo kandi ifatiro zayo bazishinge zihamye uburebure bwayo bw'igihagararo bube mikono 60 n'ubugari bwayo bube mikono 60 bayubakisha amabuye manini impushya 3 n'uruhushya rw'ibiti bishya kandi ibyo bazatanga kuri iyo bizakorwe mu nzu y'umwami ariho twagiraga ngo kandi n'ibikoreshwa byo mu nzu y'Imana by'izahabu n'ifeza ibyo Nebukadinezari yanyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu akabizana i Babuloni babisubize babijyane mu rusengero rw'i Yerusalemu ikintu cyose gisubire mu cyimbo cyacyo ubishyire mu nzu urumva aha Akimeta abakurikiye ijambo ry'Imana batwumve neza Akimeta bahitondere kabwiye bo Akimeta ntabwo ari muri Babuloni Akimeta ubu ni muri Irani noneho muri Irani ni ahantu bajyaga bajya abami mu kwezi kwa 7 mu gihe cy'iki ngo bakajya kuruhukira kubera ko habaga hadashyushye suri kubyumva ariko batumye rero kuri Dariyo umwami bumva neza ko atakiri hehe bavuga tubwo atakiri Babuloni yagiye kuruhukira muri Irani bita Akimeta ubwo ari buhagere ntabwo rwandiko ruhari aha abakoboyi barabahanga reka mbita abakoboyi bari bazirengero ry'urwandiko ariko bihura nuko umwami n'ubundi nawe yageza Akimeta kuruhukirayo Imana ishimwe cyane ntabwo uri kubyuka bigora babyumva ibintu kuko yaravuye Babuloni mu kwezi kwa 7 abami bose ba Medina na Peresi bajyaga mu gihugu cya Irani y'uyu munsi ko ngo ntibajyaga kugama izuba mu gihe cy'iki so ngo itegeko rimugeza ngo bashake mu nzandiko bagishaka hafi aho ngaho urwandiko ntibarusanga i Babuloni ntibarusanga mu nzandiko aho umwami yicara ahubwo urwandiko barusanga aho umwami yagiye kuruhukira burya ibintu by'umuntu ntibyayo nta muntu wayobya ibintu byawe kuko umwuka arabiherekeza akabishorera akabigeza aho bikwiriye bagira ngo mvire ijambo ukuntu riryoha ndarikunda cyane urumva ngo babisanga Akimeta abiteguriraho abateriko nimurebe hafi aho kuko abohereje ngo umwami nagenzure bari bazi ko nta rwandiko ruri Babuloni kumba Imana yo kabyara Imana ikunda abantu ihuza umwami n'urwandiko atagiye mu kazi agiye kuruhuka amariyone ndapfuye rero ntabwo ndava amateka sindayasoza urashaka kugira amateka bavuga nta kibazo pinda kuri ayo mateka harimo ijambo riryoherwa ngo izi nkingi bazishinge zihame ndaje mubwire urumva rero icyo nashaka gusobanura Akimeta kugira ngo abadukurikiye abatwumva
ubundi hari ibintu abantu bicara cyajya tugana muri cano nkaga ntigiyewe ni kuvuga abantu sinabishobora kubyo tuvuga biracyahari kimeta harahari ahahishwe ibintu byawe byari bihishe bazi ngo ntabwo umwamba azarubona tuyibabuloni ntabazatumayo ntituzi ukuntu bakoze komprove bwami rujya kimeta iyo ngiyo ngariki Imana yo kabyara iyo umwami bari babuloni se bakabiba ngo bashaka ntibarubone bari kubigenza gute ariko basanga ruri akimeta uyu munsi ni muri Iraq aho hari kilometero 600 uvuye babuloni ujya abantu hari haherereye ariko ngo ni abami baruhukiraga ndagira ngo mvi ibintu urabihuza nibyo kwasuwe rusa umwami ngubwo igiti bagishingaga ngari ku mwami rero ngo yibuka ngasoma amateka asoma ibinyamakuru birangugirwa ku gitabo cy'amateka ngabona hari ibyo Morodekayi yakoze uko bashinga igiti umwuka ari mareba biriya byose hari uburyo Imana igikonekta kugira ngo yice imigambi y'incakura yice imigambi y'abagome yice imigambi ya diamond yakonekta bino bintu Imana ishimwe ntabwo ni hari ijambo ngiye gusoza amateka iyo witekaje amateka nta nubwo wayasoza ugeze ahantu biryoshye ariko ntibyanashira ubundi iyo witeka ari mu mikorere hari connection z'abadayimoni zihagarara urakoze cyane nihuse rero ntabwo ntahashoje aho ngaho ngo akirubona ari byo twasomye ngo asanga uko kuro yabitegetse Dariya arabwira ati hatavuyeho ijambo na rimwe nta n'ikindi nongeyeho ndarihamije inzu Imana nigire gute niyubakwe nigire gute kandi ikintu gisubira mu mwanya wayo ahantu harimo ibanga niyo umwami aza kubaruhukira Babuloni bagasanga nta Rwanda ikintu cyose kijemo itegeko reka nzamukire ku itegeko ikintu cyose kijemo itegeko iryo ari ryo ryose ariko kijemo itegeko ndategetse bitegetswe nande birakorwa byanakorwa n'abantu bigura bitewe n'ubitegetse bitewe n'umuntu utegetse iki kintu ngo ni gikorwa Rero marionere amateka abantu barayumvise twivugire ku ijambo ngo ikintu mu mwanya wayo ikintu mu mwanya aho cyahose waruvuze mukozi Imana asobanuye ngo bashinge ngo ugire inkingi intuzenye burya niho bitandukana n'urusengero rwose mu rwo basiramu ubwo rugira inkute 5 ubwo bari bagiraga inkute enye gusa zonyine abasiramu kagira 5 ntabwo byo bihura burya kandi ibintu bikoze kimwe aravuga asbi hari ijambo ohenye hasi ngo urusengero rusubiraho rwahoze nuvuga ngo ntakongera gushiza ikindi kibanza ntakongera gushushanya ku ruhande ahubwo aho hantu rwagize gute icyama umuntu udukurikira amasaha nk'abahanuzi n'abahanuzikazi bakwicaye imbere ukankundira ugaca mu mwuka tugahura ubundi unyarukira mu mwuka duhure ndifuza ko ikintu cyawe aho cyagiye kibwiriza kikagaruka mu mwanya wacu aho cyahoze ku itegeko ry'umwami Imana nyiribihe kigasubira mu mwanya wacyo aho cyahoze nimba waravuye mu rugo rwawe nta mpamvu itegeko nirikugarura usubire ivuru ryame cyangwa kurwuririra haleluya ikintu gisubira mu mwanya wacyo aho cyahoze urugo warwinjiyemo wambaye agatimba baratwikurura bararimba ngo wambaye byera baraje banyogosenge baraguhana Satani aje n'aba bantu twasomye b'abanyamatiku birakatana urugo rwawe rurasambuka ariko nkatuyeho ijambo nk'umuhanuzikazi nusubire mu mwanya wawe ikintu gisubire mu mwanya wacyo usubire mu rugo rwawe mu izina rya Yesu aya masaha turi kuvugana n'umuntu wakagombye kuba ari masoza PhD none ubu tuvugana uricaye uri gukorana umushahara nk'abantu barangije amashuri 6 yisumbuye muri make uri mu bukererwe bwatewe n'izi ngaruka uri mu bukererwe bwatewe n'izi ngaruka ubu bukererwe tubukujeho imbaraga z'itegeko jya mu mwanya wawe mu izina rya Yesu udukurikiye wenda wicaye mu bukode bumazemo nk'imyaka 25 uri mu bukererwe bwatejwe n'aka kajagari tuvuze ntabwo byatewe n'ababami byatewe n'izi ntambara dusomye muri
muri bibiliya byatewe n'abadayimoni bakerereza. Aba badayimoni nabo babaho b'urukerereza. Burya nabo babaho bitwa urukerereza. Umuntu umwe yigeze kudusobanurira ubwoko bw'abadayimoni, abakerereza umuntu, abanangira abantu, abadayimoni batavuga. Yesu yigeze gukura umuntu umudayimoni utavuga, avuga ati dayimoni utavuga muvemo. Ari umudayimoni uza akigira inguge ntavuge, umuntu ntamenye ibyawe, ukigunga ukabaho ngo ibyanjye nzabyimenyera, ngo sinshaka ngo umuntu umenye ibyanjye, warabicecetse. Ariko nubwo wabicecetse ntabwo ibintu urimo biri mu mwanya wabyo. Ku itegeko ry'umwami Yesu ibintu ntibisubire mu mwanya wabyo. Munsi umwe Rusi ari mu mwanya utari uwari mu bupfakazi, aza kubimenya ati umwanya nyamara ndimo genda mbona atari uwanjye. Ndabona ndi iri zina si iryanjye. Ubundi hari n'amazina atarayanjye. Sibyo Satani wabavangiye wabakoresha. Arareba ati iri zina nirimbereye. Jewe Rusi nkurikije izina nitwa riri Finyori. Icya kabiri mfite taye nziza. Icya gatatu ufite isura nziza. Nubwo navukiyemo wabo abariho muri n'imikasiro, ariko ndabona uyu mwanya ndimo atari wanjye. Ndabona ndi gukina ahantu atarahanjye. Ubundi hari abakinnyi bakina ku mwanya utari wabo. Usanga umuntu arimo arakina ku izamu kandi akaba umukaseri cyangwa umudefanseri cyangwa umwataka, ugasanga agiye kuba umusifuzi. Kandi hari ahantu hawe rusarangije indahiro yarahiye akavuga ati jewe ndarahiye mabukwe, Imana yawe nizaba Imana yawe, ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwawe. Nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu, n'Uwiteka azabimona ndetse bikabije. Yararimo yinjira muri pozisiyo ye, yararimo ava mu mwanya utari uwe yinjira mu mwanya we. Umwanya we wari kwa Bowazi. Ubundi ntabwo umwanya we warimo waba umwanya wari Betelehemu kwa Bowazi. Haleluya. Mu itegeko rivuye kwa Data wa twese mu ijuru none ravuze ngo ikintu gisange igufa risanga iryaro. Igufa risanga iryaro. Niko byabaye mu kibaya. Ko byabaye mu kibaya marayika arahanura ati iryo kuguru kw'ikirenge risange ivi. Igufa riribwiriza risanga iryaryo, umuntu arongera mu muntu. Muri make ahangaha turi mu nimba nabango turi mu ruganda turi gukora. Ubundi Bibiliya iraryoha. Sinzi impamvu abantu bajya gushaka. Imana iguhe umugisha rero mukozi w'Imana marioneri. Hari ibintu turi butekereze kubwira ijambo kandi se nk'abagura amarembo yaryo. Umwami Darikuro yaravuze ngo tetanaye na wa muntu umusomera aho ngo ntabwo ufite ikizina kirekire. Tetanaye mubwira cyangwa ijambo ryumva uko rimeze. None rero tatenaye wowe igisonga cyo hakurya y'uruzi nawe shetaribozenayi n'abagenzi banyu b'abafarisaki bo hakurya y'uruzi muhitarure mureke umurimo w'iyo nzu y'Imana. Agarukira aho ngaho yaranditse hari abantu bakwiye kwita yarabazi turabazi wowe tetanaye ndakuza akanwa kawe n'ubugambanyi bwawe n'amatikurane n'uwo mugabo wundi muremure shetaribonda kuzi ko shetaribonga ukavanga ibintu ugacanga ibintu ati kandi noneho mfite n'abagenzi banyu amakuru nibitse b'abafarisaki barwanya iterambere, barwanya ubukwe, barwanya amasezerano, barwanya diplome, barwanya zamukira, barwanya uwimereye neza, banga nubayeho neza, banga ubayeho neza, banga uberwa, banga nutaberwa, banga ingumba, bakanga n'ababyara. Mbega turabazi aba bose. Arababwira ati mubitarure ndabazi ikigazi cyanyu undi uruzanyu ubugambo mubitarure mubareke biyubakire. Urumva yarabazi tetanaye yari umunyarugambo kandi ngo niwe rakuno Yorodani niwe asa nk'ucunga za Yerusalemu. Ati mu shetariboza no bari mugenzi ariko hakaba n'abitwa abafarisaki. Abafarisaki buri ngo bari abantu baneka ko hari umuyuda wazamuka yazamuka bagashyiraho inkono hagira ubaka inzu bagakubita bagasenya muri make barigize nka nteko zirwaye. Arabwira ati n'abagenzi banyu b'abafarisaki mubitarure. Maze rero ngo Kuro amaze gutanga ntabwo babitaruye ahubwo bariyonge bariyegeranye babuze igikorwa kugenda. Hari abantu bakerejwe nabo bantu
abantu bakererejwe nabo baravuga ati urwo rwandiko mwibitseho turarutesha agaciro warwanditse ntahari Imana ishimwe. kumbi umukurikira ati Haleluya. arihamya bivuga ngo nubwo amahirwe ya mbere yabuze aya kabiri arahari. arabamuze ese urumva Eh, ariko murumva hano nubwo hari itimu yagukerereje ariko yari yababonye erega ikikurwanya Imana irakizi Cyane. uguhiga ubushize uratubwiye ngo ikiti niho kibatera iki turimo kirusha imbaraga kitwicayemo kirusha imbaraga donc ikitwicariye nta makuru gifite ikitwicayemo ntabwo bazi Imana kuko ikitwicayemo gitsinda ikitwicariye kugira ngo ndagira ngo umuvandimwe hari udufashe ikiganiro wumve ndashaka ngo muhanze kuki umwami yamaze gutegeka ko inzu yubakwa akavuga ngo ibintu bisubire mu mwanya wabyo yangiza ngo nawe tetanaye kimbaza n'igisubizo umwami yari yamaze gucitega cyangwa se yamaze gutanga itegeko ry'umwami ubwaryo riba rihagije n'undi muntu wese wabyitambika byamugiraho ingaruka ariko yabaye specific aramanuka noneho abivuga mu magambo erega rokomesandere umva abarwanyi ibyawe Imana ifite urutonde rwabo bara mu mujyi bara mu cyaro bara abakomeye baba boroheje bara abagufi bara barebare mwaba muturanye cyangwa mwayiganye urwo rutonde rwabo Imana irarufite umwami avuga mu izina kiyaca ku ruhande ati nawe tetanaye wowe ndakuzi nzi ubugambo nyoherereza kuri SMS icya kabiri hariho shetani baziki bari dogo nawe ndamwumva aho ngaho nawe ndamuzi kandi icya gatatu hari n'abagenzi b'abafarisake ndabasobanura nabo ndabazi kandi bajya babangamira ntibigende neza aravuga ati icyo mbabwiye ni ikintu kimwe mubitarure yego urumva mubitarure aravuga ngo mubitarure kuko yari abazi yari abasobanukiwe yari anabazi neza cyane gahunda ati mubitarure kugira ngo umurimo w'Imana ugire gute wubakwe erega aba bantu umuntu akwiye no kujya abitarura ushobora kutamenya ko n'umwami wari ubazi ndabyumva ko batazwi ariko hari uwabamenye se wagize amahirwe yo kubamenya ni umwami wari ubazi wenyine gusa aravuga ati nawe tetana Imana ibikoza umwami ashyiraho urutoki ati nawe tetanaye n'uwo mugabo wundi w'inyuguti nyinshi cyane aravuga ati ndetse na bagenzi banyu b'abafarisayo mubitarure kugira ngo umurimo ugire gute ukorwe urumva umwami kuro yabavuze mu izina ntabwo yaciye ku ruhande ati mureke umurimo Imana ugire gute ukorwe urumva rero amaze gutanga ntabwo babyemera ariyo mpamvu bongeye kurwana ku bwa Ezira asubiyeyo ngo aravuga ngo nimwongere murebe yuko haba hari urwandiko rw'uko bemerewe kubaka ariko bahita babona ko urwandiko ruhari urimo urabyumva banga urutonde Imana iraruzi ibivugwa Imana irabizi none iri bose irabisobanukirwa aha ni hagati no mutubarize yuko hari urwandiko kuko barimo birengagiza ukuri kandi bakuzi barimo birengagiza ukuri kandi bagusobanukiwe ngo ariko bazagura ko urwandiko rwe ruri akimeta twabonye ari rani y'uyu munsi wa none ngo kandi arahame bajya kuruhukira urumva ntawamenye ko rwavuye i Babuloni nuko rwageze iyo ngiyo hirya kimeta ariko byose umwami rero ngo ari kuruhuka abazanye amakuru bamusanga araho n'urwandika rusangaho ngo arangije nawe afata itegeko ngo ibyo Kuro yavuze ntacyo ndi birenzeho Dariyo akomeza itegeko rya Kuro kandi ciyiteka umuntu wese uzahindura iri tegeko bazakura inkingi mu nzu ye bayishinge bamuterure bayimuhambire kandi inzu ye bayigire icyago bamuhoye urumva ni ibintu yari yamaze no gushyiraho niba navuga igihano ku muntu uzarenga uzanye kuri tegeko urumva ni ibintu byari igihano cyari cyateguwe ni ibintu byari na Dariyo yaje abikomeza abihereza uburemere bwabyo nk'uko Kuro yari yabitekeye ikintu Kuro yakoze bwa mbere akigera ku ngoma akigera ku butegetsi Dariyo nawe aje yahise ajyana urumva Imana yakurikiranaga iri jambo cyangwa se yakurikiranaga Abisirayeli cyane pastor wenda tugana ku musozo ko ndashaka twongere tuve gato ku bintu byagiye biva mu kintu cyabo dusuze dusabira abantu cyangwa dusengera abantu kugira ngo Imana igiri iyo izaho ipfira iyo izabantu bose bashaka ko banabyima bashaka ko babyitambika Imana ifate ibintu
aho byabuze ihasubize kuko ifite ububasha. urakoze cyane. Ntekereza ko ikintu kiriho tugomba gutekereza kubwira ijambo. Urumva kuba uwavuze ngo byubakwa atarahari, bibwiye ko wakurikiraho yabihindura, ariko kumbi byari byategetswe n'Imana kuko twabibonye muri Yesaya 45. urimo urabyumva? nuvuga ngo muri kuba umwami wa mbere atakiriho bibwiye ko baguma, ariko Ezira agarutse abyisha inzu y'Imana bati ntimwongera kubaka nimubyemerewe, bati mugende mushake mu nzandiko. Naho muri ubwo buryo bimeze uko nguko. Rero twavuga ngo mu yandi magambo avuga ngo ikintu cyose gisubira mu mwanya wacyo. Urumva Kuro we yifuzaga yuko ibintu bisubira mu mwanya byahozemo. Ibyo Nebukadineza byose yanyaze hatavuyeho na kimwe, byose bisubira mu mwanya wabyo, ikintu mu mwanya wacyo. Ubura mu buryo turahakurikira tuganira nkuko Marina ari umuhanuzi bisobanura, nuvuga ngo hari abantu bari mu mwanya utari uwabo, cyangwa se hari uburyo umuntu ariho mu buryo butagombye kuba umuntu udukurikiye ashobora kuba ari ku kazi katarake, cyangwa se bikamwereka mu bundi buryo gukererwa, kuko urumva ibintu by'Imana byagombaga kwimuka bikaza kujya mu mwanya wabyo. Rwa rusengero rwaruzi urimo urabyumva, byashobora kuba byari bihambiriye ahandi hantu, ushobora kubera ahandi byari, ariko avuga ngo ikintu gisubire mu mwanya wacyo. Icyo ho twabwira yenda umuvandimwe akomeza, icyo twabwira abantu badukurikiye, Imana ifite ubushobozi, izi aho byapfiriye, izi aho biri, izi n'ababyishe uko babyishe, izi n'ukuntu yanabikiza ikintu kigasubira mu mwanya wacyo. Izi neza ukuntu uyu mugabo yasubira mu kiryamo yavuyemo, izi neza ukuntu akazi umuntu yakabona mu nzira zikwiriye, izi neza isezerano ryaho riri nuko ryarangira n'icyatuma risubira mu mwanya wabyo. Imana ifitemo ubwo bushobozi n'ububasha. Izi aho byapfiriye, izi aho biherereye, izi nuko yabisubiza kigasubira mu mwanya wacyo. Nuvuga ngo abana bagasubira mu ishuri nyuma y'iyi Covid, birumvikana ngo ari mu biruhuko, izi uburyo wakwiga utarinze waca ahandi kure. Mbega Imana mu bumana bwayo yo izi neza icyo yakora mu gihe cyayo, kuko Imana ntikererwa, ntizinduka, ntiza mbere y'igihe, ntiza na nyuma y'igihe, ariko umuntu yakererwa. Aba rero bitwaza ko uwategetse, bo bihenze ko byavuzwe na Kuro, kumbi ni Imana yabitegetse kera. Hanyuma Dariyo nawe araza bati nanjye ibyo Kuro yavuze ntacyo nkuraho, ahubwo munsabire mubareke batambe kugira ngo mbashe kurama kukenyuka biveyo. Urimo urabyumva? Rero abadukurikiye Nshuti, abakurikiye ikiganiro, nabwira ngo hari ikintu dukwiye kwitondera n'iki ngiki. Ni Imana yifitemo ububasha, yifitemo uburyo n'ubushobozi, yifite uburyo yakemura ikibazo, yifite n'uko agishyira ku murongo. Nibayigirira icyizere. Reka dusoze duhuza abantu n'ibyabo. Yego, duhuza abantu n'ibyabo. Ushobora kuba uri mu mwanya utari wowe dukurikiye, kumva ko iki ari Ikinyarwanda cyumvikana, usanze nawe uri mu mwanya utari wawe. Izo ntege nturimo wazihozemo, uko kuneshwa ufite wahoze uneshwa, ubwo bugwe ufite wahoze uguye, cyangwa wahoze uri umukozi w'Imana ariko ukaba uri mu mwanya utari wawe. Tuguhamagaye tugukura mu mwanya w'abapagani, garuka mu mwanya w'abantu b'Imana. Wowe ushonje, ni ikigeragezo cyazanywe n'Imana, cyangwa uri mu mwanya wakererejwe na Satani, wakererejwe n'abantu. Kuko dusanze mu iri jambo ritugaragarije ko hari igihe abantu bajya badukerereza, bakadutinza. Hari imbaraga z'abantu zidukerereza, hari imbaraga zidutinza z'abarozi bakwatuyeho ibintu bibi, hari imbaraga z'abapagani bakwatuyeho ibintu. Dusanze iri jambo nawe kandi usanze warakererewe, wari hakurya y'ibyawe, tuguhamagaye tukuzana hakuno ngo wakire ibyawe. Birashoboka ko ubonye uri kuturira hakurya mu gihugu cya Egiputa, urabyumva mu buryo bw'umwuka, uri gukirira mu mwanya utari uwacyo. Tugukuye hakurya, va mu maboko ya Farawo, uze hakuno aho inzabibu zeze. Uri mu mwanya utari wawe. Mu butware natwe duhabwa na Yesu tuguhuje n'ibyawe. Umaze igihe urira ku mbehe yubitse, kandi izubuye zihari. Banguka ujye mu mwanya wawe. Ndi kumva mu buryo bw'umwuka tuguhuje n'ibyawe, tuguhuje n'igisubizo. Va ku musozi w'ibibazo birimo aba bantu bafite akavuyo,
Imana ishimwe ko itangazo ribonetse kandi rizanye n'itegeko, ikintu ujya mu mwanya wacu, ikintu kijya mu mwanya wacu, umuntu mu mwanya wawe, amafaranga mu mwanya wawe, ubuzima mu mwanya wawe. Nibyo, ntabwo umuntu ajya kuryama kandi imyaka ufite ntiwari ugakwiye kuba uri seribateri. Jya mu mwanya wawe, umuntu mu mwanya wawe, jya mu mwanya wawe, umuntu mu mwanya ivyo byiza kiriho. Amashuri ufite n'uburyo wize kubara amafaranga ukaba ntayo ugira, jya mu mwanya wawe, jya mu mwanya wawe. Tugushyize mu mwanya wawe mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Ni ukuvuga ngo dusozaho gake kuri iki kiganiro tubonye neza itegeko ritari ry'umwami kuro, ahubwo ryari ry'Imana ishobora byose. Nubwo waguhagaze hadahari, hari undi waza akaguhagararaho. Abandi bikinze mu kiza cy'uko umwami adahari, ariko umwami arangije ahamya itegeko. Icya gatatu aho batwaye urwandiko, umwami basanze umwami ari aherereye. Icya kane batetanaye ntibajya babura, nabo babafarisake ntibajya babura, ariko bakwitarure. Bitarure ubuzima bwawe, bitarure urugo rwawe, bitarure amasezerano yawe, bitarure kugira ngo ikintu kijya mu mwanya wawe. Barebe uko data twese agiye gukora muri uku kwezi kwa karindwi. Pastor, reka dusengera abantu dusoze n'isengesho kandi ushimira umuntu wakurikiye kino kiganiro. Numvaga nifuza kugira akakukurizaho gatoya. Nta kibazo. Gakore gato, wowe ntabwo ari igihe. Uvuza ko hari ibintu bikwiye kujya mu mwanya wawe. Hari abagabo dukwiye kugarura bagaruke mu rugo, abagore bagaruke aho bahoze, abantu basubire mu mwanya, imiryango yongere ihure. Numva hawa bisuzuma abazi ubuzima bwe, abazi ukuntu yabanye n'Imana, abazi aho yagombye kuba ari naho. Yego adakine n'undi mu kwimusobanura abayizi nawe arabibona ko yakera azamure rino jwi ryiririra ugati Imana fasha, ngiye mfite ubushake, ngiye umutima urakunze, ndashaka gusubira aho nahoze, ndashaka gusubira mu mwanya wanjye. Numva aricyo cyifuzo twasazanye umuntu. Amen. Ugati Imana fasha gusubira aho nahoze. Murakoze cyane Imana. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Reka tubashimire cyane kubw'ikiganiro cyiza kandi umuntu gifashije mu gihugu kikamufasha igisangize n'abandi. Tuyibutsa kujya basharinga inkuru zo kuri Reverend Nshuti zo kuri mama Evangelist Muraho, kandi si ubwa nyuma nubwo akenshi muzagaruka mushumba. Murakoze cyane. Ariko Marine yatanga akanimero, nubwo banamubona we yatanga nimero nta kibazo. 0783 48 34 Murakoze Mana data wa twese uhoraho nyaguhora ku ngoma. Tugushimiye yuko tumaze kubona ko itegeko wategetse naho imyaka yahindi uhagarara ku ijambo wavuze. Uko niko ijambo nasomye muri Zaburi 105 tubwira ngo kugera igihe ryasohoreye ryaramugeragezaga. Bigaragare ko buri gihe Satani ntajya tuza, ariko ndagushimira ko ibya buri muntu ntaho bitashobora kuyoba, ahubwo bizahora bengamiye buri muntu wese musiri ijambo, ikintu cyose mu mwanya wacu. Waguye asubire mu Bukristo, wavuye mu murimo ugarukemo, ufite akabazo wese mwami, ikintu cyose mu mwanya wacu aho cyahoze, aho Nebukadineza yagikuye akidepurasa, ahubwo gisubireyo. Kandi urakoze wanavuze mwami ngo n'urusengero rusubiraho rwahoze. Urakoze rero, tanga umugisha kuri bose kubwa Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Shalom.